turumvikana urugemwe ubundi ni ibihumbi 2 ariko iyo ari umuntu ubona ufite gahunda abadukurikiye icyo nababwira nuko uyu mushinga wacu ni umushinga uje gufasha abanyarwanda uje gufasha igihugu cyacu kugira ngo twerekane yuko natwe abanyarwanda natwe dushoboye. Reka twongere tubifuze gukomeza kugubwa neza mwese bakunzi ba ICYUZUZO TV. N'ijwi ry'Umuhinzi n'Umworozi. Nkuko bisanzwe nka ICYUZUZO TV dukunda kugenda hirya no hino hagiye hatandukanye mu Rwanda turebera hamwe cyane cyane ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi twongeye gusubira ahantu mwifuje ko twagaruka cyane cyane n'ahantu hakorerwa ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubuhinzi bw'imizabibu. Turi mu karere ka Huye n'umurenge wa Huye, murumvikana ko ari ahantu hakunze kwera cyangwa se hahingwa imizabibu. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe igihingwa cy'imizabibu kuva kikiri hasi kugera cyeze. Umuzabibu, reka duhere kuri izi mbuto. Uraza kumenya izi mbuto ni izi mbuto z'umuzabibu. Uraza kumenya igihingwa cyane cyane cyeraho izi mbuto kuva kikiri hasi kugera hejuru. Twagize amahirwe dusanze iki gihingwa cyeze. Urabona nizibona ni imbuto nziza cyane. Ushatse ugafata ukarumaho biranurira mu kinyarwanda cyiza. Yes, tugiye kugaruka rero kuri kino gihingwa cyane cyane turebere hamwe izi mbuto z'imizabibu zera gute, ushaka kuzihinga wazihinga gute, ubundi bigenda gute kugira ngo bigere aha ngaha zino mbuto zera. Nkuko rero mubibona imbere yanjye, urabibona hano ni igiti ni igiti cy'umuzabibu. Tugiye kuganira cyane cyane kuri kino gihingwa. Uraza kugenda ubona byinshi bitandukanye kuri kino gihingwa cy'imizabibu mu Rwanda, cyane cyane hano mu karere ka Huye. Benshi bashobora kuba bavuga bati iki gihingwa n'ubwa mbere tukibonye mu mujyi wa Huye. No mu mujyi wa Huye burya barahinga. Ntuze gucikwa. Ibuka gukora subscribe, share ndetse kandi n'ahandi muri comment uze kwandikamo ibyo wishimiye cyangwa se niba hari n'ibindi ushobora kubona. Kimwe nuko wadutumira tunange hari ibyo mfite niteje imbere mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ubundi tukakomeza kubana n'ICYUZUZO TV, ijwi ry'Umuhinzi n'Umworozi. Ko tugiye gutembera muri uyu murima, ndibuze kugenda nanjye nifashisha uru rubuto ngenda ndyaho kugira ngo nkomeze kumva ibyiza by'umuzabibu. Nkuko wabibonye ni ibiti bigiye bitandukanye, ariko ntago bitandukanye ku bwoko bw'ibiti. Ni ibiti ubona biri ku murongo, hagati yabyo n'umurongo wabyo urebye harimo nka metero nk'ebyiri cyangwa 3 cyangwa se wenda 4, reka tuvuge gutyo. Akaba ari igiti kikunze kwera cyangwa se gukura, ni gikunze gukura kirandaranda, kandi urabona ko mu by'ukuri ari uburyo bwiza cyane baba barashikoze. Hagati y'aha ngaha harimo navuga ko ari insinga, navuga ko ari urutsinga rukomeye cyane, hahandi ruzafasha igiti cya giti cy'umuzabibu kugenda kirandiraho neza kikakomerezaho kugira ngo gikomeze gikura mu buryo burambuye muri rusange. Hanyuma turimo kugenda turebamo, twasanze imizabibu harimo iyo barimo gusarura. Birumvikana ni igihe cyayo yareze, nubwo bavuga yuko ngo habayeho ikibazo cy'izuba, niyo mpamvu twasanze koko itareze neza. Ariko ngo igihe yeze neza ushobora kuba wayikoraho cyangwa se wasaruramo umusaruro ushimishije muri rusange. Rero mu kanya turuze kuba tugenda twakira nyiri uyu murima. Twaje kubona mu by'ukuri ko harimo no kubaka uruganda rw'uyu muzabibu. Araza kutubwira ubundi iki gitekerezo cyaturutse he. Uruganda koko arabona ibizava muri uyu murima bizaba bihagije muri uruganda kugira ngo nibura tutangire tubone umusaruro. Iyo tuvuze umusaruro ni babandi bakunda umuvinyo, babandi bakunda gahiye, ariko cyangwa se kimwe nuko kabara agatasembuye cyangwa se akadahiye. Burya umuzabibu ushobora kuvamo umutobe cyangwa se ukavamo n'akavinyo muri rusange, nkuko turibuze kuba twakira ukora bino bikorwa by'ubuhinzi bw'umuzabibu kugira ngo adusobanure neza. Hano hepfo hari uruganda rukomeye cyane, mu kanya turibuze kuba turubereka. Ni uruganda rwubatswe ku bw'imizabibu. Yego, hanyuma nkuko nabibabwiraga mu kanya ko turibuze kuganira n'umuhinzi w'imizabibu, nta byinshi turibuze kuba tugarukaho cyane cyane. Tugiye kurebera hamwe noneho koko imizabibu kuva ikiri hasi
kugera aho tubona izi mbuto hano muri bino bikarito muri rusange bigenda biti? Imizabibu tugiye kuganira ku buzima bw'ikino kimera cyangwa se kino gihingwa tusobanukirwe byinshi kuri byo. Hanyuma reka nakire umuhinzi birumvikana yatangiye twibwira. Nakoze nitwa Ntampaka Theogene, nkaba ndi umuhinzi w'imizabibu, nubwo bitangiye vuba ariko turabona bitanga icyizere ko bizashoboka mu gihugu cyacu. Muti murabona bitanga icyizere ko bizashoboka mu gihugu cyacu, mu bimazemo igihe kingana iki byatangiye ryari, igitekerezo cyaturutse hehe? Mu by'ukuri igitekerezo aho cyaturutse nuko twari dufite umushinga wo gukora ibinyobwa bituruka ku mbuto, tuza gutekereza ko n'umuzabibu washoboka, tukagerageza dushaka imbuto tubatera, tubona zirera kandi zera neza cyane. Ngira ngo ibiti mubona bimaze kwera, ngira ngo ubu bimaze uyu mwaka ni uwa 9, tubiteye nyuma y'imyaka 2 n'igice twatangiye gusarura. Ubu buri sezo dusarura nibura nka toni 2 cyangwa 3, kandi uko imyaka ishira niko umusaruro uzakomeza kugenda wiyongera. Tujye kuganira ku buzima bw'iki gihingwa cy'umuzabibu. Abanyarwanda baduteze amatwi cyangwa se banatureba none ahangaha, birashoboka yuko abenshi ari ubwa mbere muri rusange. Ese koko mu Rwanda nk'uko twabivugaga mu kanya birashoboka? Utubwire, mwatangiriye ku ngemwe, mwazanye ibiti, mutubwire ku muzo wa mbere. Biroroshye cyane, burya mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo gushaka niko gushobora. Hano hirya mu babikira Isovu bajyaga bampa divayi benze mu mizabibu yabo. Rimwe ngiye kuyifata ndababwira nti mwampaye ingemwe nanjye nkajya gutera nkareba ko bishoboka. Icyo gihe ngira ngo nagiye mu murima wabo nkata uduti tugemwe bita butire, ndaza ndazihumbika. Igihe kikagera nyuma y'amezi nk'3 ndazitera, mbona ziyeze kandi zeze neza cyane. Ubu buryo nanjye ntabitekerezaga. Nibyo nanjye nibazaga yuko imizabibu nanjye nayumvaga muri Bibiliya. Nanjye nagize amatsiko yo kugira ngo kuko turebe ko mu gihugu cyacu cyiza kigira ibihe byiza by'ihinga, kigira n'ubutaka bwiza na klima nziza. Uko nabitekerezaga rero niko byagenze. Twasanze imizabibu yera neza cyane, ndetse ahubwo hagabo tumaze kuganira bakatubwira yuko yera neza cyane kurusha n'i Burayi. Noneho imizabibu ikiri mito yisaba iki? Ubwo turavuga nk'uko duhinga ibigori bigakenera ifumbire se, inyongeramusaruro, ibyo bigenda bite kugera aho byeze? Umuzabibu ni igiti rwose ubona cyiza cyane, kidasaba ibintu byinshi cyane. Iyo cyamaze kumera ntabwo gisaba ibintu byinshi cyane, gisaba ifumbire nkeya kugira ngo kibashe gukura. Ubundi ushobora no kumara n'imyaka 3 nta fumbire wari wongeraho. Ni ifumbire y'ubwoko ki? Ifumbire twebwe twahisemo gukoresha ifumbire y'imborera, kuko nayo tuzakomeza gukoresha. Ifumbire mvaruganda ntabwo tuzigera tuyikoresha, nabo tuzakangurira kuyihinga kugira ngo tujye tubagurira umusaruro. Turifuza kujya dukoresha ifumbire y'imborera kuko niyo itanga umusaruro ufite agaciro, nubwo wayijyana ku isoko mpuzamahanga niwo musaruro baba bifuza. Hanyuma twasanze muri rusange iyi mizabibu iranda ku migozi, ku nsinga, uburyo mwakoze kubera iki? Nibwo buryo bwiza se cyangwa hari ubundi buryo bishobora kuba byahingwamo? Imizabibu ihingwa ku buryo bwinshi, ahanini bitewe n'aho uyiteye. Ushobora kuyishingirira ukayoriyanta aho yanyura n'amashami yayo. Ushobora no kuyitera ikazaba igiti kigufi, gikatwa buri gihe, kikazana uruti runini. Cyane cyane ibyo bikunda gukorwa nk'iyo ufite plantation nini, mu mirima minini cyane bizasaba yuko imodoka zizajya zicamo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyihinga uko ubishaka, uko wahinga kose irera. Upfa kuyitaho gusa, ukayikatira igihe, n'igihe ikeneye ifumbire nayo ukayishyiraho. Noneho turebe ku musaruro wabyo muri rusange. Hari iyo tubonye nk'iri hano imbere kuri kamera yacu, yeze mu gihe kingana iki? Ubu ngubu iyi dufite imaze imyaka 9. Bijya biti mubonye mwafashe n'amafoto yabyo, uriya tubiteye bimaze imyaka 9, kugira ngo uyu nguyu ugiye kuba umwaka wa 10. Muri icyo gihe rero ubundi dusarura 2 mu mwaka. Bivuze ko byera mukibitera nyuma y'imyaka 2 n'igice bitangira kwera. Ubundi ubwo bitangiye kwera byera sezo 2 mu mwaka, ubwo nuvuga ko byera 2 ku mwaka. Ubu tugeze hano aho bigeze hariya mwabibonye,
ni umurima utageze no kuri hegitari imwe, ariko tubasha gukuramo toni 3 cyangwa 4 buri sezo, ubwo ni ukuvuga toni 8 ku mwaka. ikiro nangahe? Kugeza ubu ngubu kubera ko nta soko ryihariye rihari cyangwa nta ruganda ruzwi rukora divayi ruhari, hari abagerageza kuyikoramo. Ubu hari aho nyijyana i Kigali bakora divayi, ikiro bubampera 2,500. Noneho reka turebere hamwe ku buzima bwabyo nk'ibihingwa bigiye bitandukanye. Imizabibu igira ibihe bibazo mu mikurire yayo ndetse no ku mwero wabyo? Kugeza ubu ngubu ngewe nta bibazo byayo nanjye nagira, ntayo nanjye nabona yarwaye, ariko nkurikije amakuru mfite nuko akenshi burya ibihingwa byanduzwa n'ibindi, byanduzwa n'izindi plantasiyo bituranye. Iyo plantasiyo imwe yanduye ishobora kwanduza iyindi, kubera ko utu dukoko tujyamo, zaba inzuki, zaba inyoni, zaba burya akenshi nizo zikunda gukwirakwiza indwara. Kuba rero hano nta yindi mizabibu ihari, ntekereza ko ariyo mpamvu ntarahura n'ibyo bibazo, ariko hari indwara zijya ziza, ariko nagiye nyisoma mu bitabo. Indwara ikunda kugira indwara zitwa mildiyu, ikunda kuza ikarya ikumisha amababi, ariko kugeza uyu munsi nta kibazo cy'uburwayi na kimwe twari twagira. Hanyuma ni nacyo ho igitekerezo cyaturutse cyo kuba hano imbere yacu turahabona uruganda, ni ho igitekerezo cyaturutse cyo kugira ngo umuntu akore n'uruganda noneho mutangire mu bibyaza umusaruro ku buryo bwa nyabwo? Oya, igitekerezo cyaje mbere, kuko ngira ngo mubona ko mu gihugu cyacu inganda zari ni nkeya. Ikindi cya kabiri, abahinzi barahinga ariko umusaruro wabo ntabwo baba bizeye isoko ryawo. Icyatumye dutekereza ibyo rero, twatekereje guhinga imizabibu ariko tugakora na process yayo, tukenga divayi. Ngira ngo muzi yuko hari divayi nyinshi iva hanze ikaza inaduhenze. Niyo mpamvu twatekereje no gukora ubwo bushakashatsi kugira ngo natwe na made in Rwanda natwe tubashe kwigana batubanjirije, kandi turabona ko bigenda neza kandi bizashoboka. Wenda urimo kutukurikira muri rusange, intumbero yanyu ni iyihe mu rwego rwo guhaza abahinzi ba HUYE cyangwa se n'abandi bo mu majyepfo, kimwe nuko wanabwira n'abaduteze amatwi hirya no hino mu gihugu yewe no hanze yarwo, cyane cyane ku bijyanye na divayi, ndavuga nanjye kwivugishwa, ndavuga imizabibu? Nibyo, ubundi iyo ukoze umushinga nk'uyu nguyu w'uruganda, ubundi uba ugomba kugirira akamaro cyane cyane abaruturiye. Twatekereje kuri icyo rero, turavuga tuti tuzubaka uruganda, tunahinge, ariko tunakangurira n'abaturage batuye hano cyangwa se n'abandi bose babyifuza yuko bazahinga bakatufurnisa izi mbuto mwabonye ko zera bishoboka. Ubu rero twebwe nk'uruganda tuzahinga 50%, indi 50% tuyihe abahinzi, tuzajya tubaha support ku bumenyi bwo guhinga imizabibu, kugira ngo bajye batugemurira imbuto nziza zo gukoresha mu ruganda. 50% byanyu na 50% by'abaturage bazajya bahinga imizabibu. Uruganda tubona ruzajya rutunganya litiro zingahe cyangwa se muteganya kuzajya mwakira toni zingahe z'imizabibu ku munsi mu gihe rwaba rwuzuye? Ibyo ngibyo nta muntu wapfa kubivuga, kubera yuko ntabwo turamenya plantation dufite cyangwa n'umusaruro uzavamo. Ni imashini ubwo twebwe turi hafi kuzikomanda, ariko nibura tumaze kumenya ngo nibura tuzajya tubona nibura toni zingahe wenda ku kwezi. Ibyo ngibyo nibyo twagenderaho, ariko twebwe turateganya yuko nibura dushobora gushaka imashini zishobora guprocesinga nibura toni 100 nibura mu kwezi, toni 100 mu kwezi. Hanyuma ubwo nk'umuhinzi navuga ko uri ntangarugero mu bijyanye n'imizabibu hano mu ntara y'Amajyepfo, hari icyo usaba bagenzi bawe bashaka guhinga imizabibu ariko bakavuga bati biriya bintu birakomeye, isoko ndetse n'ibindi byose bashobora kuba bagira amakenga, mwababwira iki? Oya, nta makenga, ahubwo igishimishije cyane nuko hari abatangiye gutinyuka, ngira nk'uko bagiye babibona kuri social media, maze gutanga ingemwe zigeze ku 10,000 ku bakurikiranye ibiganiro, bakabona ko n'uburyo bwo guhinga imizabibu bushoboka hano iwacu. Ubu rwose maze kugira abafatanyabikorwa bamaze gutwara hafi 10,000 by'ingemwe, kandi bagacyakomeza kuza.
benshi bagampamagara tubakorera ingemwe baze dufatanye bajye badufurnisa umusaruro wabo. bivuze ko nawe za ngemwe urazikora? Ingemwe turazikora hano, turazikora tukaziha ababyifuza, abifuza kuzaba abafatanyabikorwa bacu. ku kiguzi cyangwa? Ni ku kiguzi gusa, turabagabanyiriza. Iyo avuze ko agiye guhinga ukazamufasha akajya kuzanira umusaruro, nawe ugerageza kumugabanyiriza bishoboka kugira ngo iyo cost yo kugura ingemwe itamuvuna. Turumvikana, urugemwe ubundi ni ibihumbi 2,000, ariko iyo ari umuntu ubona ufite gahunda muzakorana mugakomezanya, tushobora no kumugabanyiriza tukamushyirira ku 1,000. Icyo mwari mumbaje rero niba ziribwa, imizabibu burya igira hanyuma ubwo reka turebere hamwe. Ni urugemwe ruvamo umuvinyu cyangwa se divayi bitewe n'indimi dukunda gukoresha. Ubundi iri hundo ni ihundo, wabyita uko ushaka. Uretse ihundo ni ihundo, birumvikana nk'uko Yesu nawe yagiye abikoresha mugani. Ahangaha havamo ibiribwa cyangwa se zaribwa gutya, cyangwa n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Uretse umuvinyu hari nta bindi bishobora kuba byakwifashishwa? Ubundi imizabibu buriya ibamo ubwoko 3. Iyi ngiyi mubona ni imizabibu itukura, ariko mu bwoko bwayo hari ubwoko buvamo iyi divayi, hakabamo noneho n'imizabibu yo ku meza iribwa nk'imbuto, nka fruit zisanzwe. Hakabamo n'indi mizabibu bakoresha muri patisserie yitwa raisin sec, iriya bumisha bakazajya bayikoresha muri patisserie bayishyira mu migati. Muzayibona iyo bakoresha mu migati yitwa brioche, muri za brioche, mu migati yitwa brioche niho bakunda kuyikoresha mu mizabibu yumye. Ubwo rero n'ubwo bwoko bw'imizabibu aho n'ubwoko 3. Ubu noneho ubwoko bwanyu bwo twavanamo iki? Mubona ubu ngubu n'ubwo tuzakoramo red wine, divayi itukura, ariko bitabuje yuko mu minsi mike dutangira guhinga n'iy'umweru nayo ishobora kuzajya ivamo white wine. N'ibinadukundira tubashe guhinga iyo ngiyo abantu barya ku meza bayirya nka fruit. Birashoboka cyane rwose, havamo ji iryoshye cyane, ji ushobora no gukonserva igihe kinini cyane, ushobora kuyikonserva nk'amezi 5 iri muri firigo nta kintu yari yaba. Abadukurikiye icyo nababwira ni uko uyu mushinga wacu ni umushinga uje gufasha abanyarwanda, uje gufasha igihugu cyacu, kugira ngo twerekane yuko natwe abanyarwanda natwe dushoboye, ko divayi tuvana hanze natwe ubwacu dushobora kuyikorera. Iyo rero ntabwo dushobora kuyikora tudafite raw material, ariyo mpamvu mubona twatangiye guhinga, tunakangurira n'abandi guhinga kugira ngo tubone imizabibu myinshi tuzajya dukoramo iyo mivinyo yacu ndetse n'amaji.